banyakubaha muteraniye hano baje kwifatanya natwe twibuka abari abakozi n'abandi bose muri rusange bajeje jenoside yakorewe abatutsi no kwibuka abantu baguye hano, banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Rero nkuko bababwiye nitwa Mukakabanda Juliette, ndi umubyeyi w'imyaka 62. Jenoside yabaye mfite imyaka 30. Jenoside kandi yabaye mfite abana 3 n'umugabo. Jenoside rero ndamba mbanza kugira ngo mbibwire mwumve n'ibyo mvuga ko nari nzi ubwenge, ndi umuntu ubibona. Niyo mpamvu mbanza kubabwira uko nanganaga naho nari ngeze. Amashuri nize amashuri 6 abanza ku kigo cyahitwa Inkumbure, sinabasha gukomeza kubera leta yari iriho, nubwo nageragezaga mu ishuri numva nakomeza nkazaba umuntu ukomeye, ariko ntibyankundira. Ariko ndashima Imana yuko nyine ayo nize yose arantunze. Imana igira uko itunga abantu bize n'abatize. Cyo nashaka kubabwira rero, ndababwira ubuhamya, ndahera ku bya mbere ya jenoside gatoya. Iyo njya gutanga ubu buhamya mbanza bwa mbere, kuko abantu bashatse kuyobya amarari bavuga yuko jenoside yatewe nuko ngo umubyeyi w'igihugu Habyarimana yapfuye. Niyo mpamvu mbanza gutanga ubuhamya bwa mbere ya jenoside nabashije kumenya, kugira ngo mwumve ko jenoside itatewe nuko indege yahanutse. Muri make rero jenoside yabaye narashatse hariya ku Kabacuzi mu cyari serire Gikongoro, mu cyari serire Kabacuzi, segiteri Gikongoro, mu cyari komine Nyamagabe. Niho nari narashatse mfite umugabo twasezeranye byemewe n'amategeko. Hanyuma rero ubwo ngubwo mbere yuko mushaka nakoraga hariya ku ruganda rw'icyayi ku Kitabi, ariho nakoreshaga abakobwa basaruraga icyayi bakanakibagara ndi Gapita. Hanyuma rero niho nari narahuriye n'uwo mugabo turamenyana. Yari umwana w'imfubyi wiciwe papa we muri 63, baramwica bamutwikira mu nzu, bamwicana n'undi mugabo wo muri famiye apfataye abana 2. Niho nashatse kubabwira yuko jenoside itatewe nuko indege yahanutse. Antekerereza rero yuko ibibazo bahuye nabyo. Hanyuma rero icyo gihe nyina we yari yarokotse ntibamwica, asigarana abo bana 2, barabatwikiraga bakabasenyera. Hanyuma rero hashira ngo igihe bakavuga ngo bunta mu yicumu ngo nibahagarare kwica. Babapfakazi basigaye bakabazingira ngo inzu bitaga Imiganda bakabarizo bongera bakabamo. Ariko icyo gihe hagiye habaho n'abandi bo muri famiye bagiye bahunga bajya muri za Kongo. Nahageze nsanga ari umuryango w'abapfakazi benshi batagira umugabo. Hari umugabo umwe gusa witwaga Marikiyoru, ari we wari usigaye, abandi barabishe. Abandi nanone ari abana basigaye kwabo bapfakazi icyo gihe, ariko barapfa muri 94 barabica. Hanyuma rero icyo gihe barabicaga abo bagiye muri Kongo, ntibemerera abo bakecuru basigaye yuko nibura baba bifashishije imirima basize. Nasanze barayigabiye abandi bantu. Abakecuru bakambwira bati hariya hari mu kwacu, hariya hari mu kwa bene wacu, ntibahari baragiye. Nababaza ntese ko iriya mirima yabo mutayifashe, nibura ngo muyihinge kandi ari muri abo muri famiye yabo. Bati ntabwo twari twemerewe kuyihinga, leta yayihaga abishaka. Ubwo rero ndagenda icyo gihe
uwo mugabo wanjye agenda ambwira amateka y'ibyo bahuye nabyo, ariko nkamubwira nti ko numva abahutu babahemukiye cyane, yewe nari naramushatseho mvuka mu bwoko bw'abahutu, nawe ari umututsi, ntabwo ari igihe washyizeho ubwoko ariko icyo gihe niko babyitaga. Nkamubaza ntiko numva bene wacu babahemukiye cyane, uzanjyana muri uwo muryango w'abantu bakomeretse bigezaho mvuka mu bwoko bw'abahutu, ese bazanyakira gute, bazambona bate, ese bazankunda? Arambwira ati abakecuru bacu ni abantu beza, na nyogokuru byara data yari umuhutukazi ariko yari yarabashatsemo baramukundaga, nta muntu wari waramwakuye, yabanaga nabo neza, ati nawe uzahaba. Mpajya rero numva nta kibazo, ariko koko nta n'ikibazo nari mpafitiye. Ndagenda bakajya bambwira ukuntu abahutu babamereye nabi, bakanyereka iyo mirima yose yazunguwe n'abahutu kandi barakagombye kuyisigarana. Mbona ko hariho akarengane k'abatutsi. Ubwo rero twarahageze, icyo gihe yambwiye ukuntu mama we bamaze kumuzingira umuganda, ngo abahutu bo kuko abacuzi bahoraga bashaka kumutera mu nzu, yari umugore ukiri mutoya ubyaye kabiri, bagashaka kumutera mu nzu ngo bamubuze amahoro. Bukeye famiye iza kumubonera undi mugabo w'umututsi wahari ikibirizi bamwitaga Kayonga, wari warapfushije umugore. Baramubwira bati umugabo wanyu warokotse, dore ni umunyamadini cyane, ntazabasha kugutunga kuko ntiyemerewe gutunga abagore babiri, reka tugushakira undi mugabo. Bamushakira undi mugabo w'umututsi wahari ikibirizi bamwitaga Kayonga, aramujyana, baragenda, aramubwira ati zana n'abana bawe mbatunge. Noneho abana barabajyana babiri, bati sambu tuzajya tuza kuyihinga cyangwa se uzayisigire bene wanyu, tuzajya bazayibaha. Ubwo rero umugabo yarambwira ati uwo mugabo wa mama yaradukunze, yaradukundaga nk'umuntu watubyaye, araturera, ariko ngo bigeze muri 73 mu mashuri bica abanyeshuri, abandi barabirukana. Nibwo uwo mugabo yavugaga ati ubwo batangiye kwica abanyeshuri no kubirukana mu mashuri, ubu bazatwica nanone, reka duhunge. Nashatse kubabwira yuko jenoside atari yo muri 94 na mbere hose yari iriho itoteza abatutsi. Barahunga rero, ngo bahungira hitwa ku Mayaga, baravuga batereka duhunge tujye ahantu batatuzi. Uwo musaza ahungana na mabukwe, baragenda barakomeza barabyara, ngo bari bamaze kubyarana abana 5, ariko ahantu bari bageze harabananira, abana baho bakabaroga bakabica, hasigara umwana umwe n'abandi bana 2. Umugabo wanjye na mukuru we bari barasigaye bo kukabacuzi. Baravuga bataha ahantu rero twahungiye, ukaburezi abana mama yabyaye bose babishe, reka tubasigayo twigendere natwe batazatwica. Abana barongera barakimirana, bagaruka muri famiye kukabacuzi. Ubwo rero mabukwe yaje kugaruka, nawe yararembye, asigaranye umwana umwe mu bana 5, yari amaze kubyarana n'uwo musaza bamwitaga Ntoni, niwe wari usigaye, aza yararembye ngo baramuroze arapfa, hasigara uwo umwana umwe bitaga Ntoni wa mabukwe, nawe yaguye hane Murambi hamwe n'umugabo wanjye. Ngayo nibyo nashakaga kubabwira ibya mbere ya jenoside gato, uko abatutsi bamye batotezwa na leta yari iriho. Hanyuma rero ubwo turaza nyine, ubwo umugabo wanjye yakoraga ku Kitabi, turashakana ayo mateka yose, nanjye numva mugiriye impuhwe ndamukunda. Turazana, tugeze ku Kabacuzi, umukecuru wari warasigaranye imirima yabo arayiduha, turubaka, nta kibazo twagiranye, turubaka. Tumaze kubaka, twubaka turi kumwe, ariko twasanze undi mukecuru wo muri famiye, aratubwira ati ntabwo mwabasha kubaka mukodesha amazu, aduha inzu imwe. Bari batangiye kwirema, bafite amazu y'amabati n'ibikoni, aravuga ati mube muri iyi nzu imwe muzabashe kubaka mudakodesha. Tuba mu nzu uwo mukecuru yari aduhaye, dufatanya kubaka n'umugabo wanjye, turuzuza. Tumaze kuyitaha, bigeze muri 94 baradusenyera.
muranyihanganira ibintu mvuga biba bibabaje ariko nyine ntimugire ikibazo ndabivuga kumva ikiniga cyaje ngahagarara gato nkongera nkabisubiramo nta kibazo ndabirangiza. Hanyuma rero ubwo bamaze kudusenyera rero nyine ubwo jenoside yatangiye Habyarimana yarayapfuye, baravuga bati ntihagira abantu bongera kugenda kandi ntihagira abantu twongera kubona bari kumwe. Ubwo hatangiye no kubaho n'amarondo, abagabo bacu nyine b'abatutsi hari akuka abacuzi nari narashatse yari mu batutsi bitwa mu bwoko bw'abahima, bakajya bafatanya n'abahutu baho kurara irondo. Bukeye abahutu baho barigaragambya baravuga bati nta rondo ry'abatutsi n'abahutu, ntabwo dushaka kurarana irondo n'abatutsi, batahe basubire mu ngo zabo, turaryiraririra irondo ryacu. Batangira kubamagana, nuko bigezeho baravuga bati bwo badashaka ko turarana irondo, barashaka ko bari bujye badutera mu ngo zacu bakatwica. Ubwo twatangiye rero kujya kwihisha mu ngo hari umugabo bitaga Rutasiye twari duturanye w'umurokore. Umugabo arambwira ati reka tujye kwirarira kwa Rutayisire, tukagenda tukajya kurara kwa Rutayisire. Ubwo byari bitarakomera cyane, n'abandi bahutu duturanye bakaza tukaharara turi benshi, ariko twakumva amasasa turitse, twumvaga amasasa turikira hariya mu ironderi kuko hano hari hegeranye ikigo cy'abasirikare. Tukajya kwihisha mu nsina, tukajyana n'abahutu tugenda twihisha. Twagera mu nsina aho twihishe, abahutu baho bagatangira kuduhinduka, ariko nkamwe muba mudukurikira mujya hehe? Ubwo nkamwe muba mudukurikira mujya hehe? Dutangira kubona yuko badashaka ko twihishana nabo, kandi aho twabaga twihisha aho ngaho bamwe bacaga inyuma bakajya kudutwikira. Noneho abagabo bacu nabo bakaza bagasubira inyuma bakajya kuzimya. Mugabo arambwira ati rero ndabona aha hantu tuzahagwa, dore barasubira inyuma bakajya kudutwikira. Ndamubwira ntese ko abantu baturutse za Gitantu bikoreye udusambi bashoreye abana, twababaza aho bajya bakavuga ngo hateye abantu barimo batwika ingo z'abatutsi, abo basanzemo bakabica, kandi z'abahutu barazisimbuka. Nti none ubwo ko wumva barimo bica abatutsi, nta kuntu waza tukazamuka twerekeze iwacu aho navukaga, tukareba yuko twahikwihishayo yenda ko batakumenya? Arambwira ati rero ntutekereze ibyo guterera uzamuka werekere Mudasomwa. Wacu hari Mudasomwa aho bitaga Inkumbure. Ati aba bana babakwamburira mu maso bakabagutemagurira mu maso. Ati reka duhungire mu misiyoni. Muri 63 bisha abatutsi, ariko iyo umuntu yahungiraga mu misiyoni nta muntu wamukurikiraga yo kumwica. Amurugero arambwira ati data wacu uwo musaza bamwitaga Yohani, ari umuntu wasengeraga mu baporo, ati yahungiye ku Kigeme, ati ntibamwica, ararokoka apfashaje aziza sima. Ati none ati data we wagumye mu giturage, ati baramwishe bamutwikira mu nzu. Ati rero reka duhungire kuri ADPR, nta muntu uzadukurikira yo kumwica, nta muntu ukurikira abantu mu misiyoni kumwicira kwicayo nticyane. Ubwo rero yarambwiye ati jyana abana, yewe ndaguma mu giturage nge ndeba ko bongera kudutwikira hamwe n'abandi bahungu bo muri famiye nyine bari bahari, barimo abayitwa ba Musoni na ba Rwakayiro. Ati tujye twongera turebe ko badutwikira, twongere tuhazimye. Ndamubwira ntariko nimujya kuzimya bazabica, nimuhihorere bahatwika, turajya twongera twihishe, twongere tujye tuzimya, tugume duhangane nabo. Yewe ubwo rero nashoreye abana 2 n'umwana nari impetse w'uruhinja, nari narabyaye mu kwezi kwa 3 ku itariki 12. Shorera abantu 2, mwe muha akajerekani undi akandi, fata agakapu mu ntoki karimo utuntu tworoheje, ndagenda njya kuri ADPR.
ngeze kuri ADPR tuhasanga twari dufite umupasiteri wacu wari Rovera pasiteri witwaga Munyarubuga Faustin, aratwakira twereka aho tujya mu mashuri. Tukiba mu mashuri ubwo twatungwaga n'igikoma, abantu bari batuzaniye bakatugemurira b'abakirisito. Munyarubuga aravuga ati rero mwebwe nimuzajya mugemurira abantu ntimukagemurira uwo muzi gusa, igikoma muzajya mubasha kuzana cyangwa ibiryo mujye mugiha abadiyakoni, noneho bagende bakibagabanya hatazagira umuntu ugwa hazize inzara yabuze umugemurira. Nuko ibyo abantu bagemuye rero b'abakirisito twasenganaga bakabiha abadiyakoni, bakagenda batugabanya, uzanye ibiryo bamuha ku kirushe tugaha abana, uzanye igikoma mwibinika bakagenda bamuha agakoma tugaha abana. Mu minsi twahamaze mikeya nuko twari tubayeho. Ubwo twahamaze iminsi 2 rero mbona umugabo wanjye arahansanze arambwira ati nje mbacika, ariko musoni we baramutemye, Rwakayiro na Stefano bamujyanye ku Kigeme, ariko ngewe ndabuze ntereka nze ngusange hano utazajya ubura uko wirukanka n'abana. Twamaze iminsi 2 rero nibwo burugumesitiri wari Semakwavu Felicien yaraje aravuga ngo perefe Bukibaruta yatanze itegeko ry'uko abantu abatutsi aho bari hose babegeranya bakabajyana Murambi bakabarindirayo, ngo ntabwo babasha kurinda abatutsi bari imihanda yose. Rero kubera Munyarubuga yari umupasiteri twiyumvagamo, nari naramenye ko ari umututsi, ndagenda ndamubwira nti rero njya numva bavuga ko nawe uri umututsi kandi burugumesitiri aje kudutwara ngo bazaturindira Murambi, none waje tukajyana batazakwica nawe ko Murambi ariho batuboneye ngo ubuhungiro bagiye kutujyanayo. Munyarubuga ijambo yarambwiye ati ntabwo nabasha kuva ku rusengero kandi ariho icyicaro cyanjye kiri, hatazagira izindi ntama zanjye ziza zimpungiraho zikambura. Ati nimugende, Imana izarinda abantu bari Murambi, niyizandindira nanjye aho ndi ko hano ku rusengero, kandi Satani uzica bari Murambi nanjye azansanga hano. Munyarubuga aradusengera turagenda tujya Murambi, asigaraho ariko nawe baza kuhamutsinda n'umugore we n'abana bake, harokotse bake barinzwe na Nyagasani. Semakwavu rero atujya imbere n'imodoka n'abajandarume, bandi batujya imbere bandi batujya inyuma. Turaza aho tunyuze bakagenda bavuza induru ngo nimugende, ngo abajya gutwika imbagara barazegeranya, ariko nta kundi byari kugenda. Nyine bari batugiye imbere abandi batugiye inyuma, kandi nta handi hantu tubona twahungira. Turaza rero twageze hano mu Kabeza tuhasanga igitero cy'abantu benshi batwahuramo amabuye, twumva n'umuntu aturikije imbunda, baravuga batubatuza ujyanye Murambi ntabwo bubazica abantu, nimureke tubasake. Burugumesitiri arahagarara arababwira ati aba batutsi nabasatse nimubihorere, ariko ntiyari yadusatse nyine, ahubwo yarazi ko n'ubundi bazadusakira Murambi aho tugiye ntaho tuzabacikira. Ubwo baraturetse turatambuka, burugumesitiri turazana batugeza aha, n'abajandarume baturi inyuma n'abandi batubwira yuko baje kuturinda. Tuhasanga abandi batutsi benshi bari baravuye ku kiliziya hariya katedrale ya Gikongoro. Tuhasanga abandi batutsi bari baravuye za Kigeme n'abavuye za Gasarenda n'abavuye ku Kitabi. Hano hari abatutsi benshi bo mu nkengero za makomine. Tuhasanga abantu benshi buzuye aya mazu, tukagenda turonderaho famiyari. Twebwe twagiye tujyaho abakecuru bari bamabukwe nabo bari bavuye ku kiliziya y'Abanyagatolika, aribo bagiye mbere, turagenda tujya aho bari. Iki kigo rero cyari ikigo
bateganirizaga kuzigishirizamwe imyuga ariko cyari kitaruzura, ari ikigo kigeze nko muri finisage batarashyiramo ibirahure ariko kimaze gusakarwa, ariko ari ikigo bamaze no gushyiramo amazi. Tukihagera rero amatiyo yazanaga amazi barayica, dutangira kubura amazi yo kunywa. Abantu baravuga bati nimujye mufata ubujerekani, bari barazanye ubujerekani bakajya bajya kuvoma hano hepfo mu kato, ariko ibitero byari hakurya no hakuno bikamanuka bivuze induru ngo abatutsi baraduteye ni mu batange, bagata ibivomesho bakazamuka, aba banyantege nke bakabatsinda mu mibanda. Twageze hano rero bari bafite amayeri menshi. Ubuyobozi bwari buriho bufata aba batutsi, aba bahutu bari batuye hafi y'urwibutso bose, baravuga ngo ubwo ngo aba batutsi bakoraniye hamwe bakaba ari benshi, ngo bazabasakaramo bakabanyanyagiramo bakabica, ngo nimuze tubahungisha. Aba bahutu bari hafi y'urwibutso, bari hariya n'abari hariya n'abari hariya, bose barabajyana babadukura iruhande, dusigara mu Cyeragati twenyine, babajyana hariya aho bita kuri ASPR, abandi babajyana kuri polisi, bavuga yuko ngo abatutsi bari Murambi ngo bazabica, bo bakanabagaburira mu gihe abatutsi bari hano Murambi nta kintu babahaga. Ariko suko babonaga bazabica, ahubwo je natekereje yuko kwari ukugira ngo babone uko babatandukanya n'abatutsi bari hano, hatazagira umuntu bahungiramo yenda bakamuhisha cyangwa bakivanga nabo kubatandukanya nabo baje kubica bikazabananira. Niyo mpamvu yatumye bafata abahutu bari hano hafi y'urwibutso barabahakura babajyana kuri ASPR, abandi babajyana kuri polisi. Bari bafite amayeri menshi. Tubaho rero turahangaha twenyine, tuhamaze bigezeho baravuga bati abasirikare bari baturinze, baravuga ati ubuyobozi bwatubwiye ko tubasaka tukabambura ikintu cyica umuntu mwaba mufite kugira ngo mutazateza umutekano muke. Baradusaka nubwo nta mihoro twari twarazanye, ariko hari umuntu wabaga afite nk'akuma tumwe dukora mu gikoni, bakakamwambura, yarabuze ati yenda nazakifashisha, barakamwambura, baradusaka. Bukeye baravuga bati nimwibarura muduhe raporo tubone ukuntu tuzabakira ibyo kurya. Bati kandi mwibaruze pariserire, tukibaruzanya n'abana bacu, tugavuga tuti kabacuze havuye ab'Inyarusange bakibaruza kwabo, ab'Inyentanga n'Isovu na hehe, tugenda twibaruza tukabaha raporo, ariko tugategereza ko baduha ibiryo tugaheba. Ibitero byahoraga biri hakurya no hakuno rero byahoraga bisoma kudutera, bakavuga bati abagabo bari hano nabo bagafata amabuye bagahagarara bakabisubizayo, ariko ngo ubuyobozi bukababwira bati abatutsi bari Murambi ni benshi, twabonye mutazabasha kubica mwenyine, nimwitonde tuzabashakira abantu bo kubafasha. Nuko rero tumaze kumenya yuko amakuru yaravugaga hari abantu banyarukaga bakazamo hano bakatubwira bati twumva bavuga ko bazabica. Abakecuru nari narashatsemo harimo umukecuru bitaga Domina wo kuko abacuzi nyine mu Bahimaho nari narashatse, agira umugabo wanjye atariko Frederi, bamwitaga Frederi, ku mugabo wanjye yitwaga Frederico Kayihura. Kureba turi kumwe n'uyu mwana w'umuhutukazi, ukabureba yarabyaye inzara igiye kumwicana natwe, nta kuntu wagenda ukamusabira abasirikare baturinze, ukumva niba bamureka akavamo agataha, yenda ko yabasha kuvanamo n'abana be akitahira. Icyo gihe nyine abantu bari bagifite indangamuntu zanditse mu bwoko bwabo, ari nayo ntwaro yakoreshejwe cyane kugira ngo hatagira umututsi warokoka, uwo bibeshyagaho bamwakaga indangamuntu. Umugabo aravuga ati nibyo reka njye kubaza abasirikare numve yuko bamureka akitahira, kubera nyine babonaga ameze nabi kubarenza. Nari narabyaye nyine, murumva umuntu wabyaye
akabura gihemba akabura icyarya. Niyo mpamvu bari bangiriye impuhwe cyane, baravuga bati uwamusabira bari abasirikare ubwo afite indangamuntu yenda bamureka akandara akareba ko yagera iwabo. Umugabo rero yaraje abaza abasirikare bari baturinze, arababwira ati turi kumwe n'umugore w'umuhutukazi, narinje kubasaba kugira ngo kuko afite indangamuntu twumve niba mwamudutambukiriza agataha akajya iwabo. Baravuga bati none se yaje ate? Umugabo arababwira ati ni umugore wanjye ariko nagira ngo yitahire ajye iwabo kuko afite indangamuntu. Abasirikare rero bo muri icyo gihe nabo bari bafite ubugome bwinshi, ntibashakaga ko hari umututsi warokoka. Baravuga bati twamutambutsa tukamureka akagenda niba afite irangamuntu, icyakora niba ashaka kujyana n'abana ntitumwemerera, ariko niba agenda wenyine mubwira agenda azane afata indangamuntu yaze tumutambutse. Umugabo araza aravuga ati bambwiye yuko batemera yuko hari umuntu ukuramwo abana, cyakora ngo bamureka akagenda. Maze kuvuga cyo rero ndabireba ndeba ukuntu namusigana n'abana hano 3 n'uruhinja n'abandi bana 2, biranyobera numva sinabibasha, ngumana nawe kugeza igihe bahateye basanga tukiri kumwe. Ubwo rero nagumanye nawe bakajya birirwa bahangana n'ibyo bitero. Hanyuma cyakora sindi ku bwabo, mbere yuko aza hari umuceri twari twabonye ngo wari uvuye kuri Karitasi, baza ngo kuri Karitasi baravuga bati wagemurira abatutsi bari Murambi, ngo wari wazanywe n'umuzungukazi bitaga Maderena wahakoraga, ngo barawuzana bawugejeje mu Kabeza. Ibitero byari bihari birawubambura ngo bigemurire Inyenzi, ariko batugezaho umuceri mukeya wari usigaye. Umuceri baraza barawutugabanya, umwe agafata ikiro, hari n'abo utagezeho, undi agafata inusu, ariko nawo ntitwabashaga kuwuteka, nta nkwi twari dufite, ariko kubera inzara wasangaga abantu bakoramo bagahekenya umuceri mubisi. Muri ubwo buzima bahateye hamaze gupfa abantu 2 bishwe n'inzara n'umwuma. Hanyuma rero ubwo ngubwo bimaze gukomera nyine sindi ku bwabo azina hangaha aza hari yakora inama hari yakuri sipepa aho bitaga twahitaga ku ngoro ya Muvoma, ararura abaturage bose, inzego z'ibanze n'abaturage baragenda barahajya bajyayo bakora inama. Ngo haza kuvamo umuntu umwe arababwira ati rero abatutsi bari Murambi inzara igiye kubica, nimushaka ukuntu mwabafasha, twagize umugisha nyakubahwa waje murengera abatutsi bari Murambi inzara igiye kubica. Ijambo twamenye sindi ku bwabo yavuze yuko icyo kibazo cy'abatutsi adashaka kongera kucyumva, ngo ahandi barabikemuye ibyo bibazo by'abatutsi ntibigihari, ngo ibyo bisigaye ino ejo bazarare babirangije. Yaje nari ku itariki 19 niho bakoreye inama hari ku ngoro ya Muvoma kuri sipepu. Hanyuma bucya bahatera mu ijoro ryo kuwa 20, nubwo tuvuga ngo ni 21 bahateye ari saa 9, bikiri muri iryo joro yaraye avuye nahabukeye. Abantu bakora inama, bakoze inama, nibwo bahateye. Haza abari abajandarume n'abasirikare nyine, haza abari abasiriviye bari bashinzwe gucunga amagereza, haza abapolisi ba komine, haza abaturage n'abasivile bagiye bakomakomeye bari babahaye imbunda, haza abaturage bo mu bwoko bw'abahutu bafite imihoro, bafite imipanga, bafite ubuhiri bukwikiyemo imisumari, bafite amacumu n'udushoka dutoya. Baraza baragota ari saa 9 z'ijoro,
baravuga ngo tukumva baravuga ngo ni bakora atake, baza bafite ibishangari by'intusi, nicyo kimenyetso bari bakoze kugira ngo babona wese adafite icyo kimenyetso bamenye yuko ari umututsi wahungiye ahangaha bamwice. Nta muntu wari uraha rero wari wamenye ikimenyetso cyakozwe, bari ibintu baziranye bo ubwabo. Twumva barahateye saa 9 z'ijoro rero, twumva amasasa aravuze, tukumva mazaranyeganyega tukagira ngo arasenyutse. Abari abagabo baravuga bati nimusohoke twitabare tujye dutora amabuye natwe tubatere. Hari amabuye n'amatafari yari yarasigaye bubaka, tujye tugenda natwe tubatere, twere gupfa twicaye cyangwa duhagaze gusa. Bakagenda rero bagatora amabuye n'amatafari bakabatera, ariko ntabwo wajya kurwana n'abantu bafite imbunda ngo ukoreshe ibuye umaze ibyumweru hafi 3 utarya, ujye kurwana n'abantu baje bahaze udaheruka kurya udafite n'icyo urwanisha ari ugukoresha ibuye. Bo bari bazanye amafuni, bazanye imipanga, babyiteguye n'ubuhiri bukwikiyemo imisumari. Ariko baravuga bati reka twere gupfa gutyo, natwe tujye tugenda dutora amabuye tubatere. Bakagenda rero ngo bakiyegeranya batera amabuye, bakabaroma amagerenade, bakarambararira rimwe ari benshi, noneho abafite imihoro n'amafuni bagasubira inyuma bagatemagura. Umugabo wanjye rero yasohotse ku iyo saha ya saa 12 yarambwira ati reka njye gufasha abandi tujye gutera amabuye. Ati wowe guma mu nzu, ntabwo nawe wajya gutera amabuye n'uruhinja, gumana n'ababakecuru. Ariko abari abakobwa n'abandi bose babashije nyine barasohoka bagiye gutera ngo bagiye kwitabara. Hakabamo n'abavuga bati nimureke ibyo gutera amabuye tubyihorere, ahubwo dusenge twere gupfa ducikatiye amabuye. Ndibuka umugabo bita Karoli twasenganaga hariya kuri ADPR, we yaravuze ati namaze kwiyeza ntabwo ndi bupfe ncigatiye ibuye, nibanyice ndumva ibuye ryanjye ntacyo riri bubashe gukora ko aba bantu bameze gutya. Abandi ariko bakavuga bati nta wapfa cyo nimureke twitabare dukoresha amabuye, ariko ntacyo byatanga iby'amabuye hejuru y'abantu bafite intwaro zikomeye batyo. Umugabo wanjye rero asohoka mu bantu bari bagiye gutera amabuye ku iyo saha ya saa 9, yagarutse mu nzu saa 12 azacumbagira abvirirana, mbona ipantaro yahindutse amaraso. Ndamubaza ntubaye iki, arambwira ati barandashe. Ati turiyegeranya ngo tubatera amabuye n'amatafari, bakaturaho amasasu n'amagerenade, ati tukarambararira rimwe abafite imihoro n'amafuni bagasubira inyuma bagatemagura. Ati ntabwo mbashije guhagarara jewe, nyine yaje afite intege nkeya bamurashe ahita aryama, yegerana n'ababakecuru twari turi kumwe nyine araryama. Abakecuru bararyama biyoronsa shitingi, jewe nari nabuze uko ndyama, nyine ndaguma ndahagarara na rwa ruhinja rwanjye. Ndavuga nti jewe ndamutse ndyamye sinabasha kuryama mpetse umwana. Bari baryamye ngo biyoronsa shitingi ngo hari ntibari bumenya ko barimo, ariko bareba muri shitingi bakabona abantu baranyeganyega. Jewe mbura uko ndyama mpetse umwana, ndaguma ndahagarara. Ndavuga nti mwururukije nkamuryamisha, hari igihe ntaza kugira ubwoba yenda nkaba namuta nkiruka. Ndavuga nuko byagenda kose ndakomeza muheke. Ndakomeza ndamuheka rero umwana negama hafi y'iguni. Bigeze mu masaha ya saa 12 hamaze kubona nibwo igitero cyaje kirunguruka mu idirishya. Barungurukamo babona abakecuru shitingi iranyeganyega, batangira kubona ko harimo abantu. Nanjye baba barambonye, nagerageje kwikinga mu iguni ariko barambona, batangira kuvuza induru ngo abantu bo muri ino nzu baracyari bazima ntibapfuye basha. Batangira kuyora amabuye n'amatafari bacishirije mu idirishya bayadutera, kuko harimo giriyaje gusa ariko nta birahure byarimo. Umugabo abonye amabuye anzibiranije kuko yangeragaho ari je nari mpagaze, arabyuka arabambaduka akajya atora yandi yamabuye baduteye akayacisha mu idirishya nawe akayabatera. Bagize umujinya rero, umwe ashaka kunjomba icumu yari afite mu muso yarayicishije mu idirishya. Bagiye kuri ntera, umugabo avuze induru ati nimuhave nimusigaho mwinyicira umugore ni mushiki wanyu.
baravuga ngo ntacyo dupfana n'inzoka, ntacyo dupfana n'abagome, uwaje hano wese ni umugome turamwica. Umugabo wanjye arababwira ati ntabwo umugore wanjye ari inzoka, nta nubwo ari umugome nk'uko mutwita. Umugore wanjye naramushatse biba ngombwa turahungana, ariko nagira ngo mbasabe niba mwaje mu bwoko mushaka ubwoko bw'Abatutsi mumbabarire mwere kunyicira umugore. Bahise bahagarara gutera amabuye, baramubwira ngo ngaho duhindanga muntu ye turebe. Nkijijinganya nshika Bibiliya nari mfite, aravuga turagira ngo dupfire gushira, niwe ndanga muntu yanjye yabaga, ayibaherereza mu idirishya barebamo. Barebyemo baravuga ngo turabona ari umuhutu yego, ariko niba ushaka ko tumukiza mubwire yururutse icyo cyana hetse asohoke, kuko nta mututsi uri buvemo aha nubwo yaba yavutse uwo munsi. Nabuze intege z'ururutse umwana, mbuze intege z'ururutse umwana. Baravuga ngo ariko basha ngo uyu mugore n'ubundi ngo arasa n'Abatutsi, ngo mumenye yuko amayeri y'inyenzi ngo ari 80, ngo bahimbye n'amayeri yo kujya bagira indangamuntu ebyiri, ngo ubu wasanga afite n'iyindi, ngo duhe niyo Bibiliya mada. Bibiliya ndayibahereza, ngira ngo nibaburamo amafaranga yenda barayinsubiza. Bibiliya barayitwara, bayitwarana n'indangamuntu. Baravuga ngo ubwo ngo yanze kururutsa umwana ngo buriya ni umututsi, ngo nimumwirukana aze gupfana, nimumwihora aze gupfana n'umwana we. Barakomeza baragenda bajya mu yandi mazu. Hashize umwanya rero nibwo igitero cyateye cyakubise urubuye ku rugi, ariko umugabo arambwira ati naringize ngo ngutabare twere gupfira gushira, none mbuze icyo nkora. Ndamubwira ntirekeraho ntako utarugize. Niho hari hashize umwanya rero baza gukubita ikibuye ku rugi, urugi rwarimo rurafunguka. Rufungutse umugabo agira ngo ni cya gitero gitwaye indangamuntu yanjye kizengurutse, ahita asunikira mu muryango avuze induru ati uwo mugore nimumumpera indangamuntu ye niba rimwe muyifite. Yasunitse rero mfite urwo ruhinja, nawe asigaranye n'abandi bana babiri bari bakuru. Umwana wanjye w'imfura yigaga hariya kuri ADPR, yari afite imyaka 7, bamwitaga ugira se Jean d'Amour. Buriya hariya kuri ADPR hari primaire kuva mu wa mbere kugera mu mwaka wa 3. Diregitrise waho yari umugore wa Salomo. Niho umwana wanjye d'Amour yari amaze gutangira umwaka wa mbere, ariho yiga muri primaire yaho. Ubwo yari asigaranye nawe, asigarana na murumuna we Kwizera Imana Vincent, ari abana babiri. Asunika mpetse rwa ruhinja rero, ngeze imbere bya bitero bishaka kusatira. Bavuga ngo nta ndangamuntu ye dufite, ariko bagishaka kwinjiramo. Umuhungu umwe wari urimo arababwira ati kwinjiramo hariya, uriya mubyeyi yasohotse, nimuze tumukurikire tumaze impamvu uriya mugabo yakomeje gusakuza bari kumwe. Cya gitero n'icyabaye kicinjiyemo, cyarankuruye kirantambikana, kinjyana ahantu mubona hariya hirya hari amasikariye. Barahampagarika barambwira bati kuriya mugabo mwari kumwe yakomeje kuvuga amagambo menshi. Yavugaga iki? Ndababwira nti yavuga ngo ni mu ndangamuntu ye niba ari mwe muyifite. Bati indangamuntu wayibuzute. Umugabo yayinyeretse ayihereza abari inyuma mu idirishya, barayitwara ngo nanze kururutsa umwana. Nubwo rero abonye mugiye kwinjira amagira ngo nimwe muzengurutse muyifite, ntiyagira ngo muyime. Cyo gitero cyambwiye ati abantu bafite, ntabwo ari twe dufite indangamuntu yawe. Ubwo abayitwaye bagiye mu yandi mazu. Barantambikana rero bampagarika aho nababwiye muzabona hari amasikariye. Barambwira bati hagarara ahangaha, ahari twaza kubona umuntu watwaye indangamuntu yawe ayizererana tukayimwaka. Bampagarika aho rero ari igitero cy'abantu benshi, baraza barahampagarika. Bindi bitero rero byari bihari bikaza bikanyirundaho, batuye umugore ko mutamwica kandi tumubona ari uwo muri aba bantu, kuko bari babonaga hari haje n'abagore bafite amafuni. Uru rugamba rwarwanywe n'abantu benshi, ni nayo mpamvu rwabaye rurerure, n'abagore bararurwanye. Hari haje n'abagore bafite amafuni n'abana bo mu kigero cy'imyaka 14 15, nubwo benshi nabashije kubamenya, ariko narababonaga bari batojwe bikomeye, batoje n'imiryango
imiryango yabo n'abana babo, ariko jye bakandeba bakavuga bati uyu mugore ko mutamwica tumubona atari uwo muri aba bantu, kandi nyine babonaga abandi bafite ibitusi by'ibishangari kandi bakabona ndahetse uruhinja, bakavuga bati ibyo ari byo byose nta muntu waje kwica afite uruhinja, uyu mugore ni uwo mu Batutsi baraha ni mu mwica. Noneho rero bamanikira igitero amafuni ngo banyice, bagiye kunyica wa muhungu waje kwinjiramo arababwira ati rero ni muwe muretse kumwica, ati mbabwire ati twari tugiye kwinjiramo ahantu yarari tubona umugabo amusurikiye hanze avuga ngo nitumuhindanga muntu ye, none kandi ntanga muntu ye ntituyifite, twamuhagaritse aha ngo tuze kureba niba twabona umuntu yifite tukamenya neza amakuru ye. Abandi bakavugiriza induru rimwe bati niba mukishidikanya mugitegereje indangamuntu niyururutse umwana tumwice, mukomeze mutegereze indangamuntu. Bati niyururutse umwana tumwice, mukomeze mutegereje indangamuntu. Ndavuga nti mwinyica rwose, mwinyica nimunyihanganire mbanze senge. Mwana nari namwiziritse ntambuze ntisimwururutsa, nibashaka banyicane nawe, nimunyihanganire mbanze senga. Abandi batusenga usenga iki? Noneho rero uzane nimunyihanganire mbanze senge. Amafuni baramanura nsenga mu ijwi rituje, ndavuga nti wa mana we nundindira umwana ukamureka akabaho, nanjye nkamurera nkabaho, nkamurera agakura, ntituzagukorera. Nkimara gusenga iryo sengesho, ariko narisenze mu buryo butaranguruye, mu ijwi rigufiya ku buryo bamwe batamenye icyo mvuze, mvuga buhoro. Nkimara gusenga iryo sengesho Imana iba nk'iryumvise, wa muhungu ahita amanika umupanga yari afite, aravuga ati umuntu wicura uruhenja akica n'uyu mubyeyi ruhetse nanjye ndamutema. Bakamanura amafuni nyine, nkabona birutse bajya mu mazu yaranyegereye, mbona batemagura abantu hanze aho, mbona abandi bagenda barasa abantu, abo mbonye bamwe nkanabamenya bakiruka, nakwiruka nkabona birutse bamwe bajya muri ya mazu ya miryango nasohotsemo, mutima ukankubita, abana banjye barabishe, nkiruka ngo ndebe ko babica. Mageze nagera imbere bakampurizaho amabuye bavuza induru ngo acikanye umwana wa mugore nimumutange. Bakampurizaho amabuye ngahagarara ahantu nari ngeze, nkababwira nti ntabwo nari ngiye, nari mbonye umuntu utambutse, ntingira ngo niwe mfitiye indangamuntu. Nahagaze rero hanze aho ndeba ibyo bakora, ndeba uburyo batema abantu, ndeba uburyo abantu bambika ababyeyi ubusa, ndeba uburyo babashinyagurira, mbona ibintu bikomeye bihungabanya umutima wanjye. Ngeze igihe cya 3 ngihari, ngeze igihe cya 3 ngihari, nasohotse mu nzu 12:00, mbona ibintu birimo gukorerwa hanze aho ngaho. Nibwo numvise umusirikare wari muri etaje abugize ifirimbi ngo nimuze tubahe gahunda mujye gukora mu Cyanika, ngo uwo mutishe n'umurame. Babyitaga gukora kwica, bari babihinduye umurimo. Bya bitero byose byari bizengurutse byahise biza hano muri etaje, biza gukora inama y'uburyo bajya kwica Abatutsi bari mu Cyanika. Munsi bishe Abatutsi bo mu Cyanika, ni nabwo bishe Abatutsi bari hano. Uzababwira ko babishe buke yazaba yabyibagiwe. Umunsi bica Abatutsi ba hano, ni nabwo bishe Abatutsi bo mu Cyanika. Bavuye hano bajya kwica Abatutsi bo mu Cyanika, ariko abanyantege nke bakomeza gutemagura, bagenda basonga batahwanye uwo munsi wose. Ubwo rero bya bitero byose byari bizengurutse byahise biza hano muri etaje gukora inama y'uko bajya kwica Abatutsi bo mu Cyanika.
sigarana n'uwo muhungu arambwira ati madata uwo mwana yari uw'imfura n'uyu mwana yari uwa gatatu, uyu mwana yari uwa gatatu. Ntiburyo umugabo ampirikira hanze yari asigaranye n'abandi bana babiri, kandi nasize bamurashe. Ariko ngiriye neza ukamperekeza nasubira mu nzu nkareba ko yashizemo umwuka, nkareba n'abana banjye ko baba bagihumeka. Arambwira ati ese umuryango mwari muracyawibuka? Nti ndawibuka. Naragiye imbere, umuhungu wanjye inyuma, ndagenda ngitunguka mu muryango nari ndimo, mbona umugabo wanjye yaguye yubitse inda. Mbona umugabo wanjye yaguye yubitse inda, mbona abana banjye baragaramye hirya mu kiziba cy'amaraso n'ababakecuru. Mbona umugabo wanjye twambaraga imyenda tuyigerekeranije, nsanga ipantaro imwe bamaze kuyimwambura, yari yambaye abiri, nsanga imwe bamaze kuyimukuramo, nsanga abakecuru babambitse ubusa, bamaze basigaranye utwenda tw'imbere. Umutima wanjye uriheba, ndababara. Hanyuma kubera ko bwari ubwa mbere rero mbonye umuntu wapfuye, nabonaga abana bakanuye, nkavuga ntiyenda hari baba bagihumeka. Nari nzi yuko iyo umuntu ashizemo umwuka asinzira, ariko sinari nzi ko kugira ngo asinzire bisabuza agahombeka amaso. Naravugaga ntiyenda ubwo baba bakanuye hari baba bakiri makuka. Ngaca bugufi ngahamagara, ngakora ku mwana, nkagengageza ku mutima, ntidamu ngasanga umwana ntavuga. Nkava ku wundi ntikwize, nkanyeganyeza nkumva umwana ntavuga. N'umugabo nuko. Bwira umuhungu ntinyica, umuhungu aranga. Icyambere cyo ntabwo ndi bubashe kugera ahantu navukaga, ko navukaga ni kure, kandi nta nubwo nabasha kugeraho ntambuka ntafite indangamuntu. Cyari kumfasha gutambuka n'indangamuntu, none nta ndangamuntu ufite. Umuhungu yanga kunyica, amubwira nese ni arambaza utubundi wavukaga he? Navukaga imudasomwa, atajya nahitwe Nkumbure. Ambaza data mumubwiye, arambwira ati ntabwo muzi, ariko ambwira ko yaturutse muri izo nce za ruguriye nyine za Kitabi. Nigeze kubabwira ko hano haje abantu b'imihanda yose, atari ko wikinze ahantu gatoya bagahizuka bajya mu Cyanika, umuntu akakuzamukana nibura akakugeza mu Gasarenda. Ati hari ubwo waba ugipfuye? Atese mu Gasarenda nta muntu uhazi? Ndamubwira nti mu Gasarenda mpazi uwitwaga Nyirinkindi wari burugumesitiri. Mbashije kuhagera ntacyo naba nkibaye nabo numenye. Cyaje gukomera rero nyine, kuko bagendaga nyine umwana nabonaga bari mu mwice byakomeye. Arambwira atari kuyu mwana ndabona agaragara cyane. Umuhungu yiyambura ikote yari yambaye, ari impanda ryambara, nkenyera igitenge. Yagiye igitenge ndezaho nyine nk'umuntu udahetse umwana, kugira ngo abantu banyegereye bere gupfa kubona ko mpetse umwana. Ndagenda ryambaye dutandukanye ndarimo. Ubwo buryo nabashije kugenda, ndagenda njya aho navukaga. ngenda Imana igenda ikinga ukuboko. Naragiye ngeze ahitwa Nyamirambo, mpasanga igitero gishaka kuhanyicira, kubera bari banteye amabuye menshi. Nyine bigaragara ko mvuye mu ntumbi. Barampagarika bati umugore acitse burende. Barampagarika, bampagaritse bati uyu mugore ntavuye burende. Ngo arabwira ati umugore nyine avuye muri burende. Ati yavuze ko ari uwinaha ngaha, ariko mwimwica nisanga ambeshya ndamwiyicira. Ngo none se ko ngo atabana be babishe,
ariko yavuze ko ari uwinaha. ngo none se uyu we ko wamuzanye wagicucuwe ngo ntabwo muzi yuko Rwigema yagiye bamutwite none mukaba mubona ari we watuzengereje watugushije ruhabo. ngururutsa mada igihe batangiye kunshika igishori umugore aturuka haruguru y'umuhanda. uwo mugore ni umugore bita Vantisi w'ahantu Nyamirambo sinzamwibagirwa. ngo yajyaga mbona njyanye na data gusenga kuw'inkomo. nakundaga kujyana na papa wanjye gusenga aho agiye tukajyana nkamutwaza igitabo cyabaga kirimo Bibiliya. ngo akaba yarambonye n'umwana nuko ahubuka haruguru y'umuhanda aho yari mahinga. uwo mugore bamwita Vantisi. umugabo we yarankadereri w'urubyiruko kera twamwitaga Sagihobe. nuko arankadereri w'urubyiruko. uwo mugore ngo akaba yarambonye ndi umwana zayiruka avuze induru ati baramwishe ati kandi ndamuzi n'uwa wa musaza w'inkumbure ati wigishaga mu baporo. ubwo arahurura araza ahangana n'icyo gitero. baravuga bati ko umuzi utati najyaga mubonana na se kera ati ndamuzi abo bantu ni Abahutu. ngo none se uyu mwana bakomeje gusatira umwana umwe muri icyo gitero rero w'Imana izakiza. aravuga ati uwo mwana ni iki madani? ni umukobwa ntab'abahungu babishe. ngo ariko basha ngo umwana uvuye Murambi akaba ageze aha nta muntu wamwishe mwamurekeye umwana we akamujyana. nuko baravuga bati koko ni mumurekera umwana wamujyane. ati umwana nk'uyu nguyu ati yanadutera umwaka. nuko nabashije kugenda ngera ahantu navukaga. ngerayo wacu bari bakiriho nyine ndagenda baranyakira. ariko nyine bahise bapfa mu myaka ikurikiyeho. bari bashaje ninjye wari umuhererezi wabo. baranyakira umwana mubana mu rugo ntaho nkunda kujya. ngira amahirwe mbona umwana abayeho. byari bikomeye ni mu mudasomwa iwacu ariko nyine abantu ngo bakajya birirwa bavuga bati hari n'ahandi hakiri ibyitso. ariko mbona ko naho bizankomerana. ariko mbonye inkotanyi zimaze gutsinda ndavuga ntireka nisubirire ku Gikongoro. subira ku Gikongoro rero nyine ndaza ndacumbika hariya mu Gatyazo. tukajya tuba mu mazu y'abantu bari barahunze bari baragiye muri Kongo tukayabamo. bukeye abo muri Kongo baje inzu twabagamo nyivamo njya gukodesha. ariko icyo gihe agafasho ndabonye hari abantu bafashaga abantu icyo gihe bakaduha sosoma nkayigurisha. inzu nabagamo nkishyura amafaranga 1000. hashize iminsi nibwo umugore ukora hariya muri village yaje kumusanga ahantu nabaga. arambwira atese ahantu hari hangahe nimariha 1000. atese yakura he? nti iyo baduhaye imfashanyo ngurishaho nkishyura inzu. arambwira uwo mugore bari baramwiciye abana barabarangiza bamwita Konsole ariko we yakoraga muri village. arambwira ati aha hantu rero nahaguze. ati noneho ntuzongere kuhishyura. ati ujye uhabera ubuntu. ishambo rimwe yaho nyibamo imyaka 2 niho navuye banyubakira. ubwo kugira ngo nongere kubona indangamuntu nayibonye nageze iwacu nyine mbona kugira ngo nzongere kujya ngenda ntafite akarangamuntu. data aragenda yinginga wari burugumesitiri w'agateganyo witaga Kanyeshyamba wari usimbuye wahunze. aragenda aramubwira ati umwana wanjye bamwamburiye indangamuntu i Murambi none yabuze nuko ajya gukingiza umwana we. nta kuntu wamumpera akarangamuntu kanshakira akarangamuntu akabona uko ajya mu muhanda akabona uko ajya gukingiza umwana we akazajya abona nuko ajya kumuvuza ko yarwaye ubuheri. twavuye hano nyine kubera umwanda mwinshi turwara ubuheri. umwana arwara ubuheri neza ibiganza biratonoka. nkajya njya kumuteza inshinge kwa Atanazi ku mugabo bitaga Atanazi waburaga magendu. naragize ubwoba bwo kujya njya guhagarara kwa muganga. ntavuga nti kwa muganga ntazahasanga abagore banzi bakanyambura umwana bakajya bamperekeza nkabyuka nkajyana umwana kumuteza inshinge kwa Atanazi. twaravuye hano umwanda waraduteye ubuhere. nuko ubwo rero umwana mbona abayeho. ndashima Imana inkotanyi zaturokoye byari bimaze gukomera
bavuga ngo nibasubiremo batoragure bene abo bagore bose basigaye n'ubwana bwasigaye n'ababashingiye, umuntu wese ufitanye isano n'umututsi bamwice, ngo bazaherekeze umubyeyi ngo Habyarimana. Tugize amahirwe rero twumva FPR yafashe igihugu. Imaze gufata igihugu nibwo nigarukiye inaha. Ndashima Imana yuko Imana yandokoranye na wa mwana, umwana akajya kurana ibibazo akambaza atese ko mbona abandi ngo abandi haba harimo umupapa n'umumama wowe twebwe ko ntawe tugira, nkamubwira nti papa wacu yagiye mu ijuru, akandurujubya ati uzareke tujye mu ijuru kujye kumureba, kubera nyine ahantu twabaga mu Gatyazo yabonaga abantu bari kumwe n'abagabo babo n'abandi bafite uko bariho bagahaha, twebwe akabona nta buzima, akambwira ati natwe uzareke tujye kureba papa. Akomeje rero kunjujubya ngo arashaka kuzajya kumureba, nza kugeraho musobanurira ko papa bamwishe, mubwira uburyo bamwishemo, kubyakira biramugora. Hakaba ubwo ambwira tubwo wasanga yari umugome, yenda abantu barazaga kudusura akabirukana, yari umwana nyine ukiri muto uri mu myaka nk'itanu, ariko nyine ngenda mubwira ko yapfanye n'abandi atari we wapfuye wenyine. Tuba muri ubwo buzima rero tuza kujya kuba hariya mu mudugudu nyine aho Imana yadushyize niho turi. Ariko ndashima Imana, ndashimira ingabo za FPR, ndashimira leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega bita Farije. Umwana nubwo yari afite ibibazo bimeze gutyo, ariko Imana yari yarashyize ubwenge mu mutwe we, akavuga ati nanjye nziga, nzanjye mbuza abantu bica abantu kwica abandi. Umwana ariga rero, ariga, Imana iramfasha ariga, agira ubwenge, arangiza nta mwaka asibiyemo, yiga segondari arayirangiza, abona umugabo arasezerana byemewe n'amategeko. Umunsi ashyingirwa nibwo nongeye kumva ngaruye umunezero, numva nanezerewe, numva nagize ikinezeza, numva umubabaro nagize muri 94 utangiye kugabanuka. Ndashima Imana ko akarere kambaye hafi no mu bukwe bw'uwo mwana. Iyo ngeze aha numva ntarangiza ntashimiye akarere kambaye hafi, karashyigikira abakozi b'akarere, barantwerera, bampa sare sipepo, bandi bayishyura sinayishyura, babana nanjye, abakozi baritanga, bakajya uko bagiye mu nama bakavuga bati muteranye tuzafashe wa mubyeyi uzashingiza umwana. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, izajye yibuka abakozi b'akarere uhereye ku mutaravayeri ukageza kuri meya. Umwana rero yarashingiwe, ashingirwa atize kaminuza. Amaze kugera muri kaminuza, Farije ramurihira yiga kaminuza, arayirangiza. Amaze kuyirangiza aravuga ati reka nanjye nirihire. Ariga ari kumwe n'umugabo yirihira na masters. Ndashima Imana, hari Imana igira ikirema ikagikomeza. Najyaga njya gusenga, nakundaga gusenga, Imana ikambwira ngo nabonye waragiza amubabaro mwinshi, ngo ariko umwana wawe nzamuhindura umuntu ukomeye. Mwana wanjye yarize, ntangiye kubona ko afite ibyiringiro nanjye byo gukomera. Mwana wanjye yarangize masters, yigisha muri kaminuza ya Kigali. Aho yarangije masters niho bamuhaye kwigisha muri kaminuza. Ubu ni professeur muri kaminuza hari i Kigali, muri kaminuza ya Kigali niho ari professeur. Ajya ambwira ati ndashaka no kuzaza nkiyandikisha nkareba niba byankundira ko njya muri njyanama y'akarere mvukamo. Si muce ntege, ndamubwira ntibikubera uko byizeye. Ndashima Imana rero, ndaho ndakomeye. Umwana yabayeho, araho, afite umugabo, arubatse, kandi arafite ibyiringiro byo kubaho no kubaka igihugu. Ajya ambwira ati nibinankundira na dogitora nzayiga. Nkamubwira nti nzajya ngusengera bikubera uko wizeye. Reka ngezaho nananiwe mu mutwe, ariko ndashima Imana yabanye nanjye, ndashima Inkotanyi, ndashima akarere kagiye kambera umufasha utabure kuboneka mu byago no mu makuba. Ndashima n'abaturage muri rusange, nagize ubukwe abantu b'ingeri zose baramfashije, ngira ubukwe bwiza utamenya ko ari ubw'umugabo w'abapfakazi atari ubw'umupfakazi. Ntangira kubona ko hari Imana iri kumwe natwe na leta twitayeho. Murakoze. Twibuke twiyubaka.